reka tuhere ku nkuru yanditse harimo ubuhinzi n'ibindi bintu bitandukanye ku buryo ntekereza ko u Rwanda gukorana n'ubu bwami by'umwihariko
Minisitiri w'Intebe rigira riti ibiganiro byagiranye byibanze ku kurushaho gushimangira umubano no guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu byombi nk'uko byaganiriweho ubwo nyine byumvikana u Rwanda Gabon n'u Rwanda. N'ubucuruzi kuko iyo urebye hari ibicuruzwa byinshi hariho mu Rwanda bijya Uganda hari n'ibiva ndetse Uganda biza mu Rwanda. mu Rwanda Yeah. ibyo ntekereza ko nyine ku isoko
izo mpapuro mpeshamwenda kandi ikindi kintu aya mafaranga ni byiza nyine ko abantu bayatanga Yego. cyangwa se bagura zino mpapuro mpeshamwenda kuko urumva Cya kabiri cy'izi mpapuro mpeshamwenda zaguzwe ku kigero c'30% haboneka miliyari 33
abantu bazanye ibibazo kuko yari ifite gahunda bavuga ngo ntishaka ngo Israel ngo ikomeze kugaragara ku ikarita y'isi. Urumva rero byakomeza nk'uko twahoze tubivuga ari aho biva umuntu agahinga tukarya, ntabwo haba haragenewe kubakwamo. Yego, Rutagengwa Alex ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imikoreshereze y'ubutaka n'ibishushanyo mbonera mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka nyine, avuga ko ubu ngubu imikoreshereze y'ubutaka yitaweho cyane mbere bihagije. hariho na gahunda nabonye bafite yuko barimo gukomeza nyine kugira abantu inama mu gihe barimo kubaka bakubaka bajya hejuru aho kubaka batambika mu rwego rwo kurinda kumara ubutaka, nko kurinda kumara ubutaka ntibazamuke kandi muri Kigali byaratangiye.
ni mu kanya gatoya.